Bonjour, mes chers amis, comment vous allez? Mbote na Bino Nyoso, Veda Vegas ndagarutse, ngiye kubereka akandi kantu ugomba kumenya kuri telefone. Urabona hari ukuntu ushaka kwandikira umuntu message nini ariko ufite umwanya mutoya, cyangwa ukagira ubute bwo gutayipinga ijambo kuri yindi nyuguti ku yindi, kubera ko haba ari ibintu byinshi urakora. So, uburyo ngiye kwereka rero ni ubufata ijwi wowe uravuga, noneho keyboard yawe ya telefone ikandika, yabyandika, imaze kubyandika usoje gutambutsa message ugakanda bikagenda, message ikagera kuri wandikiye. Wenda urabona ngiye kwandikira umuntu message isanzwe, kuko no kuri WhatsApp nuko, no kuri message isanzwe nuko birakunda. Ndaza hano, yenda urabona ngiye kwandikira uyu muntu witwa Veda. Kanze mu searching umuntu witwa Veda mwandikire. Aha. Urabona ko uyu muntu witwa Veda ngiye kumwandikira. Aha. Murabibona ngiye kumwandikira mubaza amakuru yaramutse. Urabona kuri keyboard yanjye harimo Icyongereza, Igifaransa n'Iringara, ndakanda hano kuri aka kantu kugira ngo indimi na downloadinze zize nshyiremo Ikinyarwanda, kuko ni Umunyarwanda ngiye kwandikira. Urabona kano kantu kameze nka mikoro kari hano iburyo kuri telefone hejuru ya keyboard, aka k'umukara ko hasi niko dukoresha, kariya ko hejuru ni agatanga voice note, kandi twe turashaka gutanga message yanditse. Aka k'umukara ko hasi ngiye kugakanda, noneho ndavuga, nimara kuvuga message yanjye karahita kayandika, kayikura mu ijwi kayishyire mu nyandiko mpite nyohereza. Ariko attention, igihe ndaba nagakanze mwe ntimuranyumva ibyo ndi kuvuga, ahubwo murabibona nyuma byiyanditse, kubera ko ari mikoro iraba iri gufata amajwi yanjye kandi ari nayo ndi gukoresha, ntago yafata ibintu bibiri. Okay. Ndamwandikira nti Veda waramutse, umeze neza? Natwe turaho, se mu rugo barakomeye? Sorry gatoya. Okay. Nababwiye ko nigenda ndaba ndi kuvuga mutari bunyumve, ariko murabona ko ibi nibyo navuze, telefone irabyanditse, urabona nanabyohereje. Kubera ko ari njye wiyandikiye message, urabona ihise nangeraho, sorry, ariko nta kibazo. Nizere ko mubibonye ukuntu byanditse ntiriwe nandika ngo akantu gato gato. Kanjye no kuri WhatsApp naho mbikora urebe. No kuri WhatsApp naho birakunda. Uraza wenda urabona uyu Veda nguyu namwandikiye, reka nze manze ibi mbisibe. Aha ndaza hano, urabona twa tumikoro noneho hajeho tubiri, ako hejuru ni aka voice note, ako hasi niko tugiye gukoresha. Ibyo ngiye kuvuga ntago muraba muri kubyumva, ariko ni bya bindi n'ubundi, kubera ko hari mikoro imwe ndi gukoresha ntago mwabyumva. Okay, murabona ko bikunze naho. Noneho wenda nshaka guhindura nkashyira mu Cyarabu, urabona nza kuri ka kantu k'akabaro ko hasi, nkakandaho nkagumishaho, nkabona Icyarabu nkacyemeza.
inyuguti z'icyarabu zahise zizaho nizo ngiye gukoresha, ngiye kwandika, ngiye kumubwira nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya sadiki, noneho murebe, ntabwo muraba mubyumva ariko murabibona byiyanditse kubera ko ndi gukoresha mikoro imwe. Sorry, murabona kaje ibumoso kubera ko icyarabu kiva iburyo kijya ibumoso, niho tucyandika, niko cyandikwa. Voilà, murabona ko byiyanditse nabyo. Aka kantu rero niba ubona kakunyuze kagufasha urabitubwira, wagasanga kuri Veda Vegas Menya TV niho wakabona, wabona byakunyuze hari icyo kagufashije ugakora subscribe, like na comment kugira ngo tubone ko kakunyuze. Sava, hasta la vista.